mwarateshutse Imana yantumye ngo mwarateshutse muri kugendera mu gihogere mwabashizayo mubizanamo ubwenge bw'isi muzanamo imibare no gukirikika ariko yavuze ngo kundera amabuye niko Imana yantegetse yambwiye ngo nyaruka genda ubitangaze uvuge ngo abantu banjye barangaye bari kurangara hano selemo tandi wakosaigaye torasire motadaganda dore mwafashe ibibazo muzitiranya n'ibizima ariko Imana iraje yego cyane ukumva ya magambo yavuze ngo nimugaruke dibola sala melamo tandiwa egatikisa shetala irimanda wa helole sala metadi winigitakosa enimanda wewe Mana we terasala melamo tandiwa shekota egaye dore inzisi iragutwaye bigiye guta umurimo dore inzisi iragutwaye aho kunira ubugingo bwawe uri kunira ubutunzi ariko yaba wari uzi ko ubwo butunzi n'upfa uzabusiga ariko Efurayimu we warivanze harasirimo tandiwa ariko ubwaje ubwiye gusigara icyo mugomba kumenya timwongere kwibaza ku bahanuzi bari ubu timwongere ngo bibatware umwanya wanyu zarahanuwe ko mu minsi y'imperuka hazaza abahanuzi b'ibinyoma bamwe bazirarira abandi bazakunda impiya ariko abameze batyo batere umugongo niko ijambo rivuga Imana iravuze ngo garuka nayo irakugarukira garuka mama warateshutse ku wa mbere uteshuka ku wa kabiri umara igihe kinini cyane uteshuka ariko Imana iravuze ngo garuka nugaruka Imana nayo irakugarukira ni kuwiteka nyiringa bavuga n'uwiteka uvuze ntabwo ari Daniel ni kuwiteka yakuntumyeho umaze igihe kirekire ucumura iz'Imana wabizanye n'icyongereza wize n'ubwenge bw'isi abantu basigaye bakirikika iz'Imana biratandukanye iz'umwuka bitandukanye n'iz'umubiri uzange cyangwa uzemere ariko yantumye ngo kuva kera waratosirima shekita edalaza la motandawa dimetasakotagrai urakoze Mana izirira ruhije mwitange mutazananirwa mukigenda murya umutsima utera imbaraga mumwe no ku mazi y'ubugingo we murya umutsima utera imbaraga Imana imigabane yakimwe mu 10 z'ibyo yagize gute yabahaye ariko Imana si nk'umuntu ni inyembabazi yavuze ngo nimungarukire nange ndabagarukira iby'Imana yabahaye mwarayizimye mwimye Imana umugabane wa kimwe mu 10 yabahaye akazi yabahaye gukora murakora ariko mwimye Imana ibyayo ibaze kuba usenga uri umunyamasengesho Imana urayemera urayizera ariko aka kantu konyine kagatuma urimburanwa na Satani aravuze ngo mwanyimye umugabane wa kimwe ibuka uri umushomeri ibuka nta kazi ufite ibuka zagucanze ibuka uri mu bukode ibuka Imana iravuze ngo garuka amakosa wakoze uri muri inzobe usa neza ufite akazi uratambuka mu modoka nziza ariko Imana ikurebye ibona hari umuvumo ukugendaho hari abantu benshi mugendana imivumo ariko Imana yavuze ngo nazarindi ntimubireke nimukora biriya mumenye ngo n'ubundi ni ze timuze kundera amabuye niko Imana yantegetse yambwiye ngo nyaruka genda ubitangaze uvuge ngo abantu banjye barangaye bari kurangara hano selemo tandi wakosaigaye torasire motadaganda dore mwafashe ibibazo
muzitiranya n'ibizima ariko bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze umusaraba TV mwese tubasuje kandi tubifurije amahoro y'Imana, tubifurije umugisha w'Imana mu byo mukora byose, mu byo mwekeje amaboko byose, kugira ngo Imana ibihire kandi Imana mwese ibagirire neza aho merere hose, rero hafi na kure, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'ibindi bwaryo. Mwese tubasuje, tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Abari mu gitondo reka mu gitondo cyiza, abari ku manywa igicamunsi cyiza, namwe mudukurikiye bene nijoro twabwira ngo ijoro ryiza, ineza y'Imana niboneka kandi umugisha w'Imana ubamo ndetse n'abanyu bose. Umugisha kubona umukozi w'Imana Daniel nakwambiye yarahamagaye. amen. N'umugabo ukeye rwose wambaye ubwiza bw'Imana. Dushimye Imana ko imushoboje akaba yongeye kuboneka mu gihe twari tumaze kinini cyane tutabona. Hega bwa abantu b'abavandimwe cyangwa se inshuti yo zimaze n'iminsi ibiri abari daci. Akiraho neza. Turaho turashima Imana. Makuru. Tumeze neza, Imana iracyaturinze. Nashukuru Mungu. Ndiyo, tumemshukuru Mungu kwa ulinzi. Antuka kuamuka. Iyo umuntu agize umugisha akaramuka, aba ari Imana. Iyo nicaye muri studio z'umusaraba TV, nganira n'abakozi b'Imana, nganira n'ab'Imana yahamagaye kumva ijambo ry'Imana, aba ari umugisha. Rero meze neza, nishimiye kubana namwe muri rusange. Ndaramutse umuntu wese umukunzi w'umusaraba TV aho muherereye hose mu bihugu bitandukanye, waba uri kutwumva uri mu butayu, waba uri kutwumva uri muri Amerika mu mahanga, Daniel ndabasuhuje kandi ndabakunda cyane. Imana ibampera umugisha mu izina rya Yesu, cyangwa se Imana ibagasanire. Ibagasanire, kugasanira no kugira gute? Ni Imana ibaha umugisha. Abaturanyi bacu bavuga ngo hezagirwa arahezagiwe. Asante sana. Yego, n'ibyiciro ko turi kumwe nawe kadushimye Imana ko ari wowe yemeye ko tugiye gusangira ifunguro ry'ubugingo ritunga ubugingo bwacu muri no minsi. Uko n'ubugingo nubwo bukeneye kurya, kandi umwe yaravuze ngo roho nzima mu mubiri muzima. Dushimye Imana ko ikwashije wowe ugiye mu dukize mene data. Nawe kunda kumbaza ukakana, ariko mba ndi mu masengesho, mba ndi mu mwanya wo gusenga. Karakuraniye ko kubaza. Oya nikandambiye, mwarimu n'utubwira ibyazi. Ariko maze iminsi ndi mu masengesho. Mu minsi ishize nakoze n'urugendo nja ku musozi, nja gusenga, ariko ubu siho ndi navuyeyo, ariko mba mvugiye mu masengesho n'umurimo w'Imana. Ni kano kandi ushaka gusaka kakubangamiye rwose. Oya ntago kambangamira, ariko igihe cyose utazaba uri kumbona, hari n'umuntu umpamagara akambura, yanyandikira ntambone, mba ndi gusenga. Ntibijye bibacumuza, tuba turi gusenga. Igihe umpamagaye ukambura, andika ka message, mba ndi tayari kukakira kugira ngo nawe ufashwe tugusengera Imana. Amen. Amen. Urakoze cyane Daniel. Umujambo yavuga ngo kubana kwabo kwiza barahugurana ngo batagwa mu byaha, batagwa mu moshya, ahubwo babana amahoro. Yego. Muno minsi turimo turi kujya tubona nyine nzambe kubaza, ugasanga abantu twari tuzi b'abakozi Imana b'abahanuzi cyangwa se bitwa abahanuzi, ariko twari biri kubasohokamo tugasanga biri kuza noneho ari ubumara. Yego. Simbizi nge niko mbyiyumvisha cyane nako mbyizera. Yego. Akamaro k'umuhanuzi ku bantu, yego, ni uguhumuriza imitima y'abantu, si ukuyikura. Yego. Nemera yuko bivuga ngo nimugira gucya inkota y'Uwiteka izabarya,
ariko ikavuga ngo nakama kwiteka akabivuze ariko hasi akavuga ngo nimuhindukira nanjye nzabahindukirira mbagirira ibambe. Bishatse kuvuga ngo ubuhanuzi bukomeye iyo buje akenshi buzana insinzi y'icyo umuntu yakora. Muri no minsi tumaze tubona umuhanuzi uvuga ko Pastor Mutesi agiye gupfa. Bira bintu wabibonye gute bano ubuhanuzi? Ura muntu wabuhanuye uramuzi? Mubona gutyo kuri iyi mihanda uko muzi nanjye niko muzi. Nemera nk'umukozi w'Imana se buriya? Oya, ntabwo Tushingiye hari ikintu bivuga ngo tushingiye ku mbuto tugenda ku yewe ngendera ku cyanditswe. Bibiliya iravuga ngo niwemera umuhanuzi ko ari umuhanuzi uzahabwa ingororano z'abahanuzi. Ubu biravuga ngo uwemera ukunda se cyangwa nyina kubandutisha uwo si uwanjye. Uwemera umuhanuzi ko ari umuhanuzi azahabwa ingororano z'abahanuzi. Rero jewe sinjya nita ku zabo yamuhamagaye. Kwaza reka mvugire muri rusange. Ikintu ca mbere abantu mugomba kumenya, mugomba gusobanukirwa, ukibike, ugitekereze, ukigendane aho uri hose. Turi mu minsi y'imperuka, turi mu gihe cy'imperuka, turi mu minsi ya nyuma. Ibi ni ibyahanuwe biri mu gusohora, ahubwo ikibabaje nuko byasohoye ariko abantu ntitubimenye. Abantu turarangaye cyane, bavuze turarangaye, ariko iminsi turimo ni iminsi yanyu, ni iminsi y'imperuka. Aho hazaduka abahanuzi b'ibinyoma, abantu bazaba bikunda, abandi bakunda impiya, ndetse abandi birarira. Icyo nicyo gihe dusohoyemo. Yesu ahimbazwe cyane. Kuba Mutesi azapfa n'ubundi ntabwo azatura nk'umusozi, sinzi igihe azatahira. Imana ntikizi yigena ibihe. Ariko ikintu tugomba kumenya nuko twamaze kwijirirwa, twamaze ndetse no kugera muri ya minsi y'imperuka ubwo abantu bikunda abandi bakunda imbiya. Hari abaza kwa zino mbuga kugira ngo babone imbiya, kubera iki ni iminsi yadusohoyeho. Umunyamakenga niko birivuga, iyo abonye ikibi kijagira gute arakikinga. Nimumenye ko twamaze kugera mu gihe kibi. Musenge Imana, mwihererane n'Imana, muve mu buyobe, mureke kurangara muri ibi by'iminsi y'imperuka. Yego, mureke gutwarwa n'amayoberane y'abahanuzi bo mu minsi y'imperuka. Mureke gutwarwa n'abahanuzi bo mu minsi y'imperuka. Ahubwo ni mwiherere, musenge Imana, mube maso, buri wese acunga izamu. Mwe kuyezwa na Satani kuko ari mu gukoresha abahanuzi bo mu minsi y'imperuka. yego, Kandi bigomba gusohora. Rero abahanuzi bo mu minsi y'imperuka barahari, kandi byarahanuwe ko bagomba kuba bahari. Ahubwo wowe cunga izamu ryawe, gira umwanya wihererana n'Imana. Ntabwo ushinzwe kumenya nimba Daniel ndo mu minsi y'imperuka cyangwa n'Imana ro mu minsi y'imperuka. Ahubwo ihererane n'Imana yawe. Gira ahantu wihererana n'Imana, ugira umwanya w'umwihariko. Ejo Satani atazatuma ubura ubugingo bwawe. Ejo ubugingo bwawe butazarimbuka kubera wowe. Abantu nimukanguke, ibihe dusohemo birakomeye. Turi mu bihe bigoye cyane bikakaye. Abantu birarira, abantu bakunda impiya, abantu bakunda ibibanezeza, abantu bakunda ibinezeza imitima yabo. yego, Ariko badakunda iz'ubugingo. Nicyo gihe dusohemo. Ariko Pawulo yandika yaravuze ngo Timoteyo, abameze batyo jya ubatera umugongo. Yemwe nimutera umugongo iz'iminsi y'imperuka. Banyamasengesho, bagore namwe bagabo mwamenye Kristo, mwebwe mwamaze gusogongera mukamenya ko Kristo agira neza, nimutera umugongo iz'iminsi y'imperuka. yego, Nimutera umugongo wa nabii wa siku za mwisho. Nimutera umugongo abahanuzi bo mu minsi y'imperuka.
nimutere umugongo izizaduka zo mu minsi y'imperuka, ejo mutarimbuka kandi mwari mwarizeye Kristo. Ejo bundi natangaye igihe twavugaga, hari umuntu wegeze unyandikira message kuri WhatsApp, ndatangara cyane, arambwije aravuga ngo mbese wowe uvuga ibintu zo kwihana, ubutumwa bwo kwihana gusa, iyo ni Imana iri gutumye? Ushaka ko mvuga ibiki? Mvuga umugisha kandi Imana itawunyeretse, mvuga ibitangaza kandi ntabyeretswe. Kintu Imana ikeneye nuko abantu mukanguka mugasiga iyi minsi y'imperuka mukomatana na Kristo. Mwe kwemera gutwarwa n'abahanuzi bo mu minsi y'imperuka, mureke gutwarwa n'ibyizaduka, niko Imana yantumye. Mukanguke mwomatane na Kristo mwizeye, mwomatane na Kristo mwamenye. Mama, omatana na Kristo wamenye, omatana na Kristo wamize. Hate kisa enimota nawa nkaya. Dore Satani ari gukora mu mayoberane akomeye cyane, ari gukoresha ubwenge rutandukanye, ari gukorera mu batandukanye, ariko cunga izamu ryawe. Menya uko wahamagawe, wirinde. We kugenda nk'utagira ubwenge, we kugenda nk'umuntu mugende nk'abanyabwenge muri iki gihe k'imperuka. Muri iyi minsi y'imperuka mureke mugende nk'abanyabwenge, we kugenda nk'abatabona. Birizivuga mu Baefeso kavuga ngo nicyo gituma bivuze ngo wowe usinziriye kanguka. Kanguka wa mugabo, umenye ngo twageze mu gihe k'imperuka. Kanguka wa muzeyi we, menya ngo twageze mu gihe k'imperuka. Ubwo abantu bari mu kwikunda, abandi bagakunda imbiya, abandi bakira. Ndabivuga niko Imana yantumye. Uze kongera unyandikire wongera umbwire ngo ndi mu kuvuga izo kwihana nizo nyine nizo Imana ishaka. Imana ikeneye ko mureka ubusambanyi, Imana ikeneye ko mwe kwivanga n'iby'iminsi y'imperuka. Ubusambanyi bwaragwiriye, ariko impamvu utayindi ni iminsi y'imperuka. Ariko ijambo ryambwiye ngo nimba mwarasogongeye mukamenya ko agira neza, nimumwegere. Mwekwegera izi minsi y'izaduka, mwekwegera izo mu minsi y'imperuka. Rero baragwiriye, abahanuzi barahari. Impamvu bahari ntayindi, zari zarahanuwe nizo mu minsi y'imperuka. Ariko inkuru kuzaniye birizivuga ngo abameze batyo zubatera umugongo. Wale wanaonekana vile vile zubatera umugongo. N'Imana ishaka. Nutabatera umugongo urarimbutse. Nutabatera umugongo umenye umugabane wawe ni mu nyanja yaka umuriro, tahandi uhayugana. Abameze batyo bari gukunda impiya, batera umugongo. Bari gukunda impiya, impamvu ntayindi naro mu gihe k'imperuka. Ubusambanyi barabugwije abahanuzi, impamvu ntayindi naro mu minsi y'imperuka. Ariko abameze batyo batera umugongo. Haleluya. Kimuhundira Imana irizivuga ngo ntakindi cyatwikiriwe kitazatwikururwa. Impamvu rimwe na rimwe Imana itwikurura bamwe ntayindi, nuko Imana iri kugira ngo yereke abantu ko bamaze igihe barasinziriye. Ese kuki barokore ba Kristo kuki mwasinziriye? Jia nini? Kanguka. Senga Imana yindi risengesho, ubwira Imana yongere ikore ku maso yawe, Imana yongere gukore ku maso, umenye igihe tugezemo. Yego. Murinzi we menyesha igihe iwacu se ni muwero, ati ijoro ryijimye cyane buracyaha nyuma. Umenye ibyo bimenyetso bigaragaza kuza kwe, kandi izaremwa uko bingana giteza impanda ye.
nimumenye ibimenyetso birahari kuki musinziriye mwabarokore mwe yemwe bakiri mwabaye iki ninde wabaroze kanguka mwene data umenye ngo tugeze mu gihe k'imperuka kanguka munyamasengesho mungaguse katika machoni imana iguse ikore ku maso yawe imana ikore ku maso yawe bari kwirarira bari gukunda imbiya bari gusambana bafite urugomo bari gusinda hote salamo tandikitangwa herazalame talabasanga ariko impamvu nta yindi nuko tugeze mu gihe k'imperuka ariko ikibabaje giteye n'agahinda nuko abantu batabizi wararangaye ubu utari kubona igihe wararangaye ubu utari kubona igihe tugezemo wararangaye urahumye ariko icyana imana igakora ku maso yawe bikagukererezwa n'abantu bo mu minsi y'imperuka ahubwo ukamusenga imana yongera ikugarukeho kandi imana ikore ku maso yawe kuko ab'iki gihe bari gukunda imbiya ab'iki gihe bari kwirari ab'iki gihe ntibakigira urukundo ngo ntibakundana ab'iki gihe ariko impamvu nta yindi nuko twageze mu gihe k'imperuka ariko igiteye agahinda ni ukurangaye utigeze kubimenya yego ni ukurangara kandi abantu tugeze ku iherezo nkunda kubabwira ngo turi mu gihe Yesu ari kweza umugeni kugira ngo azamwishyire kandi bizare nk'uko bingana unasakota peni azala handiko sata ega hidi ni kudikita enasifo ega la ndiwili motanguwa wiwi hotekisa ega inonatala salamiri matanguwa birababaje jetanga ko sirima kuba waratangiye urugendo ariko ukabunaniwe kandi yaragiye kuza biteye agahinda hozatakisa ega kuba waratangiye urugendo none dore unaniwe kandi yaragiye kuza dozalametakosa honomo tansima yakotaka sirigada hedimo safo handikita sala winimo tangwa hidi winimo tada kosanga ya idometala sirigaya kuchimwivanga kandi mwarasogongeye kukimwivanga kandi mwarasogongeye kukimwijandika mu bibi kandi mwarasogongeye yewe iruka ko wasogongeye ukamenya kwagira neza niki cyatumye mutera umugongo niki gitumye urangazwa nabo mu minsi y'imperuka niki kiritumye niki gitumye urangara mbese agasogongero imana yaguhaye cagiye ibuka amateka yawe wibuke ko wasogongeye utera umugongo hayi wirimo tandagada henasikita era wirimo tanguwa tera umugongo hari iki gihe zetikita lasirimanda wanga ko tanguwe dome dope sala wiriga tangimiriga iruka ko wasogongeye iruka urugendo ufite hesha ko tangimirimanda gadi wisirigada wa nurangiza utera umugongo izo mu minsi y'imperuka hano ku YouTube hari mu minsi y'imperuka mu muhanda unyura barahari ariko imana iragira ngo uyifate uyikomeze tera umugongo ibyo mu minsi y'imperuka utazarimbuka kandi warasogongeye ibaza urimbutse kandi warasogongeye imana ibafashe amen utazarimbuka kandi warasogongeye wenda uyu munsi njye mbona ikibazo kigiye gihari kino minsi abantu yo gutuma bagenda banatambitse rimwe na rimwe amaguru twigishijwe nanjye nishyiremo twigishijwe nabi batojwe nabi abantu babigishije ibitangaza babigishije Yesu utanga ibitangaza n'utanga imitsima gusa ariko ntibababwira Yesu utanga ubugingo
abantu niyo mpamvu umuntu kuza ari kuza afite ikintu target y'ikintu udakijwe ashaka umugore ashaka umugabo ashaka akazi ashaka umwanya runaka ashaka ubushumba ashaka ibintu nk'ibyo ngibyo ugasanga biri kwangiza ubutumwa ariko kandi abinjira basanga abo bantu bakabatoje bameze bakibarije gutyo bakabashyiramo wa mwuka ugasanga agakiza kubona agakiza gafatika biragoye. Ese mubona hazakubita tuzasenga amasengesho ndetse kugira ngo abantu bongere bamenye agakiza k'umwimerere bakurikira Imana atari Imana igira neza nibyo ariko ni Imana inahana irisha ikanakiza bamenye Imana ndi bushyashya birakorwa gute yitaye ku bugingo bwawe kurusha ubutunzi. Daniel nisaba etaje Imana ikayimba n'abadakijijwe barazifite, imodoka nziza n'abadakijijwe barazifite. Imana yitaye ku bugingo bwawe kurusha uyu mubiri, kurusha ubutunzi bw'uyu mubiri. Rero navuga ngo umwuka ukomeye winjiye mu bantu w'irari ry'ubutunzi. Yego, twigishijwe Yesu utanga imigati, Yesu utanga visa, Yesu utanga ama etaje, ariko no ni amakosa. Icyo umwami Yesu ashaka ni ukuhindukira ukita ku bugingo bwawe, kandi icyo tugomba gukora ni uko dusenga uyu mwuka ugakurwaho. Penesi kitali wiliga nawe ashaka Nehemiya abonye iwabo harasenyutse, abonye harasenyutse afata icyemezo ajya gutangira gusana. Hajya gutangira gusana nimuze dufata ikemezo imitima yasenywe na Satani yongere isanwe n'Imana. Nukuri wacu harasenyutse, harasenyutse harasenyutse, ariko turasabwa kongera gusana. Ni bande barasabwa gusa, ni bande barabikora? Icyo kibazo dufite muri no minsi durasikota periasema urabikora n'undi arabikora naje ndarikora, ariko nimutanabikora jewe niyo ntego yanjye, niyo ntego yanjye, niyo ntego yanjye. Ikintu Imana ishaka nuko dufatikanya hamwe, tugafatikanya rusengera, ariko ibuka intego yawe, ibuka intego yawe. Ntabwo wahamagariwe kubaka ama etaje, ntabwo wahamagariwe kujya i Burayi. Icyo wahamagariwe zotanga sirigayima ni ukugira ngo uzarangize urugendo amahoro. Mbese urugendo uri kurwitwaramo gute? Ko twamaze gusohora mu gihe k'imperuka, ariko kanguka umenye aho tugeze. Zelatara sirimo tangekisa dibola zala melamo tandiwa egatikisa shetala girimanda wa helole salameta diwinigitakosa emimanda wewe mana we perazala melamo tandiwa shekota egaye. Dore izisi biragutwaye bigiye guta umurimo, dore izisi biragutwaye aho kunihira ubugingo bwawe uri kunihira ubutunzi. Ariko yaba wari uzi ko ubwo butunzi n'ubu uzabusiga, ariko uwizera agakiranuka naho yaba yarapfuye azakomeza kubaho. Niyabidi hindukira umenye icyo Imana igushakaho. Ntabwo Imana ikeneye kurimbuka, Imana ikeneye ko uba maso. Mube maso muri iki gihe, mutera umugongo ibibatwaza igitugu. Mwemerera Imana ibakure iyo mitwaro ibaremereye. Mwemerera Imana ibakure iyo mitwaro Tera sini gada, dore ubutunzi utunze ntabwo bwashobora kugukuraho imitwaro, ntabwo bwagukuraho imitwaro, ariko Kristo, amaraso ya Kristo abasha kugukuraho iyo mitwaro yose. Nimba warasogongeye ukamenya kwagira neza, gahunda ntayindi mwegere niyo buye rizima ryazwe n'abantu ku Mana ryaratoranijwe ngo kandi niyo buye ry'igiciro. Wowe uri muri shuguri
ariko ikibabaje ni uko ugiye gutungurwa, ugiye gutungurwa. Yego, abantu barakora gute shughuli zabo, barazikora gute kandi bite no ku by'ubugingo, barabitwara barifatanya bate? Kuko nahise yavuze ngo ushaka gukiza ubugingo ntibazabura, ariko nahise yabivuze barafatanya shughuli gute n'ubugingo? Icya mbere muzi Imana shughuli ntago bizamo. Kubera iki? Mureke kubangikanya Imana, mureke kubangikanya Imana, mureke kubangikanya mbisubiremo Imana. Nimba uvuze ngo ngiye gusenga, hereza Imana umutima wawe, nibwo nibyo ukora bizagenda neza. Ariko nujya gusenga Imana umutima wawe n'ubundi ukibereye hahandi, ntabwo Imana ikeneye ayo mafaranga aya. Imana ikeneye umutima wawe uri hamwe utekanye udafite kugaragara. Imana ikeneye kubana nayo. Yego, uyitinya. Ubushize twazirira muri ngo mukorera Imana mugize gute? Mutinya. Muhigura imihigo kandi. Muhigura imihigo. Kuba ndi mu kazi n'urugero wagiye mu kazi, aho uri na Imana igeze gute? Irahari. Nimba kuri kumwe n'Imana uyitinya, utinya icyaha. Umutima wanje Daniel namaze kuwegurira Imana, ntabwo zemera gushukwa n'iby'isi. Umutima wanje naweguriye Imana, ntabwo zigihe zamara muri iyi si, nta nubwo zigihe sigaje ngihumeka. Ariko icyo nzi neza nuko ndi umwana w'Imana. Uyu Kristo nakurikiye niyerekana nanjye nzasa nawe. Yego, usanga umuntu bari mu kuja gusenga ariko umutima nturi hamwe. Muri make abantu muri gushaka Imana bitavuye ku mitima yabo, muri gushaka Imana mumeze nk'abayoborwa n'amategeko ariko mutabikoranye urukundo. Ariko nimba uvuze ngo narakijijwe, namaze gukizwa, gira ibintu utandukana nabyo. Reka kugenda ukurana n'ubusambanyi, gira ibintu usiga mu nzira, gira ibintu uta. Paul yaravuze ngo uzarinda muyanje, nabitekereje nk'igihombo kuba gukurikira nde Kristo. Urasabwa kugira ibintu uta, usiga. Igihe cyose utaremera gusiga, ariko ukavuga ngo uri umunyamasengesho kandi hari ibintu ukigenda utarasiga, ndakwambiye ntabwo urakizwa. Musigi zino mwisi bitazahoraho, niyegurire Yesu umwami w'ijuru we. Emera kwiyegurira Yesu, emera kwiyegurira Yesu. Kera twazaga turi imiri bivuga ngo mukorere isi nk'abazayivamo kandi mukorere ijuru nk'abazaritaha. Yego, iyi si agashimwe iguha nuko iguherezaho bagutabika gusa. Ariko iyo wakoreye Imana neza, ubugingo bwawe uzabaho, no mu gihe kizaza uzaguma kubaho. Tangira ukore neza, reka kubangikanya Imana. Ntabwo Imana bayibangikanya. Gira ibintu utazanura, gira ibintu utazanura, bohoka. yego. Daniel, urakoze cyane. Reka tuvuge ngo Imana y'amahoro iguhe umugisha. Abantu birasaba ko basiga. Tebazala takosa malamo tandiwa, hedi watakosa tita salama la milimo tanguwa mana we, hedi wasatake tangaliwa
yewe Efurayimu we warivanze harasirimo tandiwa ariko ubwaje ugiye gusigara note safo eganga. Efurayimu wameze imvi z'urutarutaro kandi reka tugushimire dukorera Imana nk'abaragenda uyu munsi cyangwa se nk'abazataha ejo kuza ko Yesu araza bidatinze. Icyo mugomba kumenya timwongere kwibaza ku bahanuzi bari ubu, timwongere ngo bibatware umwanya wanyu. Zarahanuwe ko mu minsi y'imperuka hazaza abahanuzi b'ibinyoma, bamwe bazirarira abandi bazakunda impiya, ariko abameze batyo batere umugongo. Niko ijambo rivuga. Nutabatera umugongo umenye ngo nawe uzashyana na Satani. Yego, birasa ko abantu bamenya ko igihe turimo ari iminsi y'imperuka, ko Yesu yaravuze ngo nimubona ibyo ngibyo muzarame murebe hejuru gutarukanye kuzaba buri bugufi, kandi umwana w'umuntu azaba agiye kugaruka. Ahubwo reka tubwire abantu ngo mu byo bakora byose ku manywa n'ijoro nibirimbishe nibitunganye kuko kuza ko Yesu araje. Nyirimbishe batubwiye ngo muhigure imihigo hato mudahigira ku mihigo mutahiguye mudahigira iyindi mihigo. Yesu kadwe ngo Yesu araje, uba maso nabe maso kuko aje mu gihe tekereza. Dushingiye ku ijambo bivuga ngo ubwo bari baryamye basinzire bahunikiye mu gihe batamenya nibwo umuko yakinguye, bamwe bari biteguye binjira nawe, abandi bagiye gushaka amavuta mu bahanjuzi. Katwe ngo abantu bashake amavuta bikiri kare, mushaka amavuta inzira zikigenda mu bahanjuzi ushobora gutindayo kaza mube maso. Yego, Yesu agumisha hamwe na data Daniel profete. Reka tuvuge ngo injira no mu butumwa Imana ishyize ku mutima wawe. Aha tuganira impuguro ndetse ibyo twibaza ariko dukibura abantu kugira ngo bamenye iby'iminsi n'ibihe tugezemo, kuko Yesu yabidusabye ati kuki mutamenya iminsi mibi. Reka tugusosenga Imana ugende ukungagiye kuyobora bitewe n'imisaje yaguhaye. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Baba Mwenyezi Mungu, Baba asante sana kwa kutujalia neema kuwa tukafika mahali hapa. Nasema asante Baba yangu, acha Roho Mtakatifu shuke mahali hapa Baba, uendeleshe kutubariki na kutuwezesha. Ngwino bane natwe amagambo tuvuga abari uyaduhaye, kandi ushoboza umuntu wese udukurikiye, yaba arwaye yaba afite ibibazo bitandukanye. Uwiteka umwumve, kandi numara kumwumva umugirire neza. Kugirirwa neza nawe kube kuri we mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha cyane. Ndagira ngo mfashe gusoma ijambo ry'Imana. Ndaza gusoma mu bitabo bibiri, muraza kwihangana. Ndasoma muri Maraki. Ndasoma muri Maraki ku gice cyaho cya 3 ku murongo waho ndumva ari uwa 7. Ibyaha by'abantu b'Imana. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Yego. Malaki ibice 3 umurongo wa 7. Aravuze umutwe w'ijambo ibyaha by'abantu b'Imana. Ibi ni ibyaha bagira ubugugu ku by'Imana. Z'abantu b'Imana. Some neza. Ibyaha z'abantu b'Imana bagira ubugugu ku by'Imana. Yego. Uhereye mu bihe by'abasogokuruza banyu. Muhora muteshuka. Mwebwe murateshuka kuva kera. Mukareka amategeko yange, mukagendera ku mategeko yanyu, mukagendera ku zanyu, mukitwara ukwanyu, ariko amategeko y'Uwiteka mwese mwamaze kuyatera umugongo. Muyitondere. Mwaze kwitondera amategeko y'Uwiteka. Nimungarukire nanjye ndabagarukira. Wowe wemeye kugaruka, Imana iravuze ngo garuka, nayo irakugarukira. Garuka mama,
warateshutse ku wa mbere, uteshuka ku wa kabiri, umara igihe kinini cyane uteshuka, ariko Imana iravuze ngo garuka. Nugaruka Imana nayo irakugarukira. ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. N'Uwiteka uvuze ntabwo ari Daniyeli, ni ku Uwiteka yakuntumyeho. Umaze igihe kirekire ucumura, iby'Imana wabizanye n'icyongereza wize n'ubwenge bw'isi. Abantu basigaye bakirikika iby'Imana. Biratandukanye. Iz'umwuka bitandukanye n'iz'umubiri. Uzange cyangwa uzemere, ariko yantumye ngo kuva kera warateshutse. Yego. Warateshutse. Uhereye kera warateshutse. Wanze kumvira amategeko y'Uwiteka, ariko wumvira amategeko y'abantu. Ariko y'Uwiteka wayateye umugongo. Ariko aravuze ngo mugarukire, nawe arakugarukira. Nyamara murabaza muti tuzagaruka dute? None uribaza ngo nzagaruka gute? Ko kuwa mbere nasenze, ko mbora nsenga nitanga nkiyiriza, nzafasha n'abakene n'ibindi, ariko uribaza ngo mimi nitarudiaye. Hari abantu benshi bazi ngo bari kujya mu ijuru kandi bari kujya mu irimbukiro. Bitewe n'iki? Wagendeye ku mategeko y'abantu gusa, ariko amategeko y'Imana uyateye umugongo. Ikisi izaguhemba nuko izakubabaza, ubwo uzarimburanwa na Satani umuriro utazima. Muribaza muti niki twakoze? Mbese umuntu yakwima Imana ibyayo? Mbese nibyo. Hari abantu bavuga ngo, hari abantu bakiritika ngo kukorera Imana, ubundi Imana inaniwe iki? Imana se ngo inaniwe iki wayikorera? Nuko abantu basanye iby'Imana babishyiramo tiyoro y'isi, bashyiramo ubwenge bw'isi, basigaye bari mu kwiritika gusa. Bakavanga cya Gifaransa bize mu mashuri, bakavanga cya Cyongereza na ya matematike bize mu mashuri. Ariko muribaza ngo mbese umuntu yakima Imana ibyayo? Murumva mwa abanyabwenge b'isi mwe? Ariko mwebwe mwarabinyimye. Mwebwe umva noneho, mwebwe mwimye Imana ibyayo. Mwarateshutse mwimye Imana ibyayo. Mwarateshutse mwimye Imana ibyayo. Warateshutse kuva kera. Imana irakugoragoza, ariko warateshutse mwimye Imana ibyayo. Nyamara murabaza ati twakwimye iki? Murabaza muti mwami twakwimye iki? Undi ikintu wimye Imana yantumye. Yego. Mwanyimye imigabane ya kimwe mu 10 n'amaturo. Mwimye Imana imigabane ya kimwe mu 10 by'ibyo yagize gute yabahaye. Ariko Imana si nk'umuntu, ni inyembabazi. Yavuze ngo nimungarukire, nanjye ndabagarukira. Iby'Imana yabahaye mwarayibyiye. Mwimye Imana umugabane wa kimwe mu 10. Yabahaye akazi, yabahaye gukora murakora, ariko mwimye Imana ibyayo. Ibaze kuba usenga, uri umunyamasengesho, Imana urayemera, urayizera, ariko aka kantu konyine kagatuma urimburanwa na Satani. Aravuze ngo mwanyimye umugabane wa kimwe. Ibuka uri umushomeri, ibuka nta kazi ufite, ibuka zagucanze, ibuka uri mu bukode, ibuka. Imana iravuze ngo garuka. Amakosa wakoze nuko wimye Imana umugabane wa kimwe mu 10. Hari abantu baza kuvuga ngo naje oya nagara amaturo yanzanye je kuvuga ubutumwa. Wimye Imana umugabane wa kimwe mu 10. Muvumwa wa muvumo kuko ishyanga ryose, muvumwa wa pesete kosada malanga takisa kuko dini zirimo tandi manga wakosiriga ko mungana mwanyimye ibyanje. Ibaze kuri umusirimu, ariko kubera wimye Imana ibyayo hari umuvumo ugendana. Uri murinzobe usa neza, ufite akazi, uratambuka mu modoka nziza, ariko Imana ikurebye ibona hari umuvumo ukugendaho. Hari abantu benshi mugendana imivumo, ariko Imana yavuze ngo garuka. Umaze igihe warabikoze Imana irakureka, ariko Imana iravuze ngo garuka.
garuka mwene data, garuka mupendwa, kora izo Imana ishaka, gendera ku mategeko y'Imana, reka kwemerera amategeko y'abantu gusa, no emerera amategeko y'Imana akugenge akuyobore. Aravuze ngo mwanyimye ibyanjye, mwavumwe wa muvumo. Nubwo uteka neza, nubwo urya neza, ukarara heza, ukaryama heza, ukagenda heza, ariko hari umuvumo wavumwe. Mwarateshutse, mwarateshutse. Imana yantumye ngo mwarateshutse, muri kugendera mu gihogere, mwabashizayo, mubizanamo ubwenge bw'isi, muzanamo imibare no gukirikika, ariko yavuze ngo hari umuvumo mwavumwe. Ariko ntagakeneye ko muhora muvumo. Imana ni inyembabazi, iravuze ngo nimugaruka naje ndabagarukira. Wararirinze, Imana urayizera urayemera, ariko hari akantu utajya wubahiriza. Iri tegeko wanze kuryubahiriza, ariko Imana ikeneye kugaruka nayo ikakugarukira. Icyo nicyo kintu Imana ishaka. Mwe kwirara, nimugaruke, Imana irabagarukira. Dukomeze. Endelesha kusoma. Nimuzane imigabane ya 10 nimuzanire Imana imigabane ya 10 ishyitse, mubishyire mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyo kurya, inzu yanjye, nyumba yangu ibonekanemo chakula. Nushaka kurekera aho ngaho. Nimuzanire Imana ibishyitse, nimuzanire Imana ibishyitse. Nola salame kota pela salame ma hedira salame takosa ndakumva Mana olete sa edewela motangoma nebera muri Luka eno sikota pelia 11 eno lamo salame wa murongo wa 43. Nimuzanire Imana imigabane ishyitse, mwitondere aya mategeko y'Imana. Yemwe bene data, ninde wabaroze, nimugendere mu mategeko y'Imana, nimugarukire Imana nayo irabagarukira. Yego. Havuze ngo ubutumwa bwiza bwa Luka ubutumwa bwiza kubwanditswe na Luka 11 murongo wa 43. Haravuze ngo yego, muzabona ishyano Abafarisayo, kuko mukunda intebe z'icyubahiro, mukunda intebe gusa z'icyubahiro mu masinagogi, no kuramukirizwa mu maguriro. Muzabona ishyano kuko mumeze nk'ibituro, muzabona ishyano kuko mumeze nk'ibituro bitagaragara, abantu bakabigenda musa neza ku isura, Bibiliya murayigendana, ariko Imana ibarebe ibona mumeze nk'ibituro bitagaragara, kubwo kutemerera amategeko y'Imana. Abantu bakabigenda mumeze nk'ibituro bitagaragara, abantu bakabigenda batabizi. Yego. Kubera iki? Kubwo kutumbira amategeko y'Imana. Endelesha gatoya. Umwe mu bigisha amategeko aramusubiza ati mwigisha, ubwo uvuze utyo natwe uradututse. Aramubwira ati namwe abigisha amategeko muzabona ishyano, yego, kuko mwikoreza abantu imitwaro idaterurwa, yego, namwe ubwanyu ntimuyikozeho n'urutoki, yego. Muzabona ishyano kuko mwubaha ibituro by'abahanuzi, yego, ba sogokuruza banyu ari bo babishe, yego. Uko niko mwihamije ko mushima ibyo ba sogokuruza banyu bakoze, kuko ari bo babishe, namwe mukabubakira ibituro. Jya kuri 42 noneho. 42. Uwo murongo wa 42. Ariko muzabona ishyano Abafarisayo, muzabona ishyano kuko mutanga 1/10, mutanga 1/10 cy'isogi na nyiragasogereza n'imboga zose mukirengagiza gukiranuka, ntimukiranuke no gukunda Imana. Iki cya 10 nacyo nugitanga udakiranuka, iryo shyano kurimbuka kuzakugeraho. Ibyo mwari izo mwari mukwiriye kubikora, mugatanga icya 10, mugatanga amaturo, mugafasha abakene, ariko na bya bindi ntimubireke. Harimo gukiranuka, harimo gukunda Imana,
harimo kureka ubusambanyi, harimo kwigengesera na byabi za bindi ntimubireke. Icyo ni Imana ibashakaho. Izo mwari mukwiye kubikora, na za bindi ntimubireke. Nimukora biriya, ntimukora biriya, mumenye ngo n'ubundi ni zeru. Ntimuze kuntera amabuye, niko Imana yantegetse, yambwiye ngo nyaruka genda ubitangaze, uvuge ngo abantu banjye barangaye, bari kurangara. Hano selemo tandi wakosaigaye torasile motadaganda, dore mwafashe bose muzitiranya n'ibizima, ariko Imana iraje. Cyangwa ukumva aya magambo yavuze ngo nimugaruke, naje ndabagarukira. Rudiyana mwenda atakurudiriye, Obadiya igice cyawo cya mbere ku murongo wa 4. Mugaruke, mugaruke, mugaruke. Terasine motanguwa nizo ugaburira abashonje, nizo ufasha abakene, ariko na za bindi ni cyacumi ugomba kugitanga. No kureka ubusambanyi ugomba kubureka. Nuramuka ukoze bimwe ndukora ibindi, uzamenye ngo n'ubundi umugabane wawe ni mu nyanja yakumuriro. Havuze ngiki muri Obadiya igice cya mbere murongo wa 4. naho watumbagira hejuru nk'igiti, naho wowe watumbagira, dore mwarize mukirikika ibintu mu bwenge bw'isi, mukumva ko mwakize mwaminuje, hari n'abubaka ama etaje akagera hejuru cyane, ariko biravuze ngo naho wowe wumva ko uri umunyabwenge, wumva ko umerewe neza, ariko Imana yakuremye iravuze ngo naho watumbagira hejuru nk'igisiga, icyari cyawe ukacyarika hagati y'inyenyeri, aho naho nzakubale nabo nitakushusha, aho naho nzakumanura ugwe hasi, ni Uwiteka avuga. Naho watumbagira hejuru nk'igisiga ukirengagiza kubahiriza amategeko y'Imana, aravuze ngo nanjye aho nzaza mbakumanure ugwe hasi, ni Uwiteka avuze. Ile njo maneno Mungu amesema. Ile njo maneno ya Mungu amenituma. Ninde wizeye? Ninde wizeye? Ninde muntu ushaka guhindukira? Ninde muntu wumvisha ijambo ry'Imana atazavuga ngo mufite amatwi ariko ntimwumva? Nurimbuka uzaba wizize, ariko tangira ubu, tangira uyumvira Imana, tangira ukora icyo Imana igushakaho, tangira ubu ukora izo Imana igukeneyeho. Abantu mwigishijwe nabi, mwagendeye mu buyobe igihe kinini, ariko icyo Imana ikeneye ni uko ujya kwe gutera ibyayo umugongo. Wateye iby'Imana umugongo, ugandukira iby'isi, ariko waribeshye. Garukira Imana, garukira aho ngaho irakugirira ibambe, garukira aho ngaho irakugirira imbabazi. Tugiye gusenga Imana. Loaselemo takosa fegraye ndorasala metadi miriganda, muze mwenyine twihererane, musaja hanu atari abantu, dore imiruho yabarembeje, n'urusaku rurabaruhije we, imiruho yabarembeje, urusaku rurabaruhije, mureke ibyifuzwa n'ab'isi, mushake ibyahishwa abanyabwenge, yewe na Data tubane namwe, timuri mwenyine turi kumwe, yewe na Data tubane namwe, timuri mwenyine turi kumwe,
muraje mumbwira izo mwibwira, izo muvuga n'izo mukora, mumiruoya n'umunaniwe, bimenywa nuzi imigambi yanyu, mumiruoya n'umunaniwe, bimenywa nuzi imigambi, mumiruoya n'umunaniwe, bimenywa nuzi imigambi yanyu. Hete sakota dilazala matanga kosa zela takasa darazala metala mangata kosala dada wiwiza dada wili motandima tanga sikota bine fosa ewaya gada nganigo sirima shekita edalazala motanawa bine tasakota dai. Urakoze Mana, izirira ruhije mwitange, mutazananirwa mukigenda, murya umutsima utera imbaraga, mumwe no ku mazi y'ubugingo we, murya umutsima utera imbaraga, mumwe no ku mazi y'ubugingo we. Nezala takasaiga darazala mela metagasanga jeta kosa fuega dometa la mazanda edakota la kasirigata nola sala mangawa kosa robe satanda wa egrome eli watasa diwinigidima hedita sangawa jela metala brigada eli wasanawa enelemo tandi mangawa idibo sifogadawa rila tandi ma jela mokosa egaya. Kwirembo bari kwirembo nukwaraje yesaraje kandageze kwirembo izerekana kuza kwe biri utakuboneka agiye kutugabira kuba ukwiteka we. Kwirembo ubari kwirembo nuko araje yesaraje kandageze kwirembo we. Zemeta sagada dolamota peforia nole asala metangua. Wewe witeguye reka ngusengera Imana, wewe witeguye guhindukira, witeguye kugaruka, ndagira ngo ngusengera Imana. Witeguye kugaruka terasiforia, ndagira ngo wemerere Imana uce bugufi. Dome sata egari ubwira Imana ati Imana edase wadanga kosidi gata notena movore asema, ntabwo nitondeye amategeko yawe, ntabwo nagendeye mu nzira zawe, ntabwo nitwaye uko wanshakaga. Ndagira ngo utakire Imana muri aka kanya ugaruke, Imana nayo ikugarukire. Rasi edima, Imana ni nyembabazi, Imana itandukanye nk'uko abantu bateye. Imana ni nyembabazi, Imana ntihemuka. Reka dusenge. Wewe witeguye reka ngusengera Imana, witeguye guhindukira, witeguye kugaruka, wamaze kumenya agaciro k'ubugingo we. Zeratanga imanga wako sirigaye, wewe wamenya agaciro k'ubugingo. Ubugingo buraheze kurusha ifaranga, ubugingo buraheze kurusha ubutunzi we. Wewe wamenya agaciro k'ubugingo, wemeye kugaruka. Inozura Imana kosa, wemeye kwitondera noneho aya mategeko y'Uwiteka. Ndagira ngo ngusengere Imana, ndagira ngo urambure ikiganza cyawe ngusengere. Uzamura ikiganza cyawe cy'iburyo. Data mu izina ryawe ryera, ndagushimiye kubwo ushoboje ngatambutsa buno butumwa. Mana ubu butumwa ureke bukize imitima ya benshi,
ubugingo bwa bamwe bwari bugiye kurohama ureke bwongere bugaruke. Wemeye guca bugufi wongere umugarukire. Ndetse mwami nutemera guca bugufi ubugingo bwe sinzabubazwe. Tambuka ibice wantumye gutambutsa, n'inusherera ijambo ryawe rigere ku mitima ya benshi. Abari baratandukiriye, abari baravuye mu nzira nyayo wabashakagamo, ureke bagaruke, ureke bakumvire, bitondera amategeko yawe, ureke bavumurwe nawe. Abavumye uyu muvumo zotekosa eganda, uwemeye kugaruka ureke umuhindure mushya, umukureho uyu muvumo, ubugingo bwe bubashe kurokoka, ubugingo bwe bubashe gukira. Urakoze ko zedamosi eganda, urakoze ko wumvisha ibisengesho kandi ko buno butumwa ugiye kubushorera. Ngo komeze ubane nanjye, komeze kunyambika imbaraga, komeze kunuzuza mu izina rya Yesu Kristo muri zose mwana. Ureke usendereza iyi nkuru y'ubutumwa bwiza ku migabane itandukanye hirya no hino mu Rwanda ndetse no hirya yarwo kure. Nosirigaya mwuka wera wawe ashorere buno butumwa. Nuko rero mwindu isengesho, kora ku muntu urwaye umukize, kora ku muntu ufite ibibazo umukize mu izina rya Yesu. Ndarambika ikiganza ku bantu barwaye, ndarambura ikiganza ku bantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Mwuka wera namanuke akora ibitangaza, mwuka wera namanuke akora izimbaraga. Ukomera kw'Imana kugaragare ku bana bawe, ukomera kw'Imana kugaragare kuri bene data. Urakoze kubikoze, urakoze kubigenje neza kandi ukigaragaza bakakubona mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Imana ibaha umugisha. Waba ufite icyo atasobanukiwe, hari abantu tuvuga ubutumwa tibasobanukirwe, ntacyo bitwaye wamvugisha kugira ngo ubashe gusobanukirwa, kubera ko tubereyeho kugira ngo tubayobore inzira n'icyo Imana yaduhamagariye. Imana ibagire neza. Turi umubyeyi wanyu, ariko umubyeyi wacu twese mukuru ni Imana, ariko yadushyizeho kugira ngo tubashe kubayobora mu nzira. Birabaho nutabwira umunyabyaha ko agiye gupfa uzabizira. Ni byiza rero ko nkubwira icyo Imana ishaka. Shalomo shalomo, Imana ikomeze ibane nanjye. Ndumva nimero yo ibiriho nta kibazo, ariko se n'umuntu utayibona ni 0788 72 91 46. Shalomo shalomo, umugisha w'Imana kuri mwe. Ndabakunda cyane kandi mpora mbasengera, musengere mbasengere, tuzataramire muri cya gitaramo, tuzataramira mu ijuru, twese tuzumve ya ndirimbo Imana izaturirimbira. Umunyamurenge yaravuze ngo nimba izaririmba baze ntabwo mbizi, nimba ari tenor ntabwo mbizi, ariko icyo nzi nuko Imana izoturirimbira. Tuzaririmbirwa n'Imana. Amahoro y'Imana ganze kuri mwe mwese mu izina rya Yesu, amen.